amakimbirane rero niyo atuma nkura kava mu bwana. Imiteto navanye iwacu niyo umuhungu yavanye iwabo, amakimbirane arabikemura. Izi telefone za touch zivamo ikintu cyitwa zoom. Mu rugo hagomba kubaho zoom. Uzajye urafata ibintu bibiri cyangwa bitatu nubwo byaba ari bitoya byo mu bana, ubizuminge bibe binini, ubimushimire. Iyo zoom igomba kuba mu rugo rero. Ujye uzuminga utuntu dutoya wo mu bana akora ari twe duhinduka tunini. Hari ibyo bita download, kudownloadinga. Ntimuri kubyumva? Muri Yohana 17 iri somo rireba ababyeyi. Yesu aravuze ngo nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Ababyeyi bagomba kwiyeza ku bw'abana babo. Kubera iki? Imico, imibereho, imibanire abana babonye mu babyeyi babo niyo badownloadinga muri bo. Uko babonye papa na mama babanye, download niyo badownloadinga muri bo. Ababyeyi rero tugomba kwiyeza ku bw'abana bacu ngo bazabone icyo badownloadinga kijye muri bo. Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi Imana ni nziza ibihe byose. N'umugoroba ndabona mufite intege nke, banza mwagize imirimo myinshi bagoye. Makorari amaze kuririmba indirimbo enye, ariko amena yumvikanaga ari nke cyane. Yesu ashimwe. Dushimye Imana wongeye kuduha amahirwe yo guhurira muri inzu yayo mu mugoroba. N'ababyifuza ntibabibone, n'abagambira kuza hano ntibikunde, ariko Imana yashizeho uburyo bw'ikoranabuhanga, ibintu biba byiza cyane. Izina ry'Imana rihimbazwe. Tuganire ku cyigisho cy'ubuzima. Mugoroba nababwiye ko ndababwira inyungu zo kurya kabiri ku munsi. Mu gitabo cyitwa Inama ku mirire ndetse no muri Rengera ubuzima avuga ko hari abantu bemerewe kurya gatatu. Hari abemerewe kurya gatatu. Mbavuge cyangwa murabaza? Ari kurya gatatu no kurya kabiri mu rukume byiza ari ibi. Ndavuga abafite ibiryo, abafite ibyo kurya inshuro nkeya n'inshuro nyinshi byiza ni ibihe buriye? Abantu bakoresha imirimo y'ingufu y'imbaraga basohora ibinure byinshi mu kazi bemewe kurya inshuro ya gatatu, ngo ariko ibya gatatu ari byo kurya bidakomeye. Ikindi nababwiye ni uko aho kugira ngo umuntu aryame ashonje yaryama agenza ate? Nibura nubwo nabyo atari byiza, ariko korana inzara nabyo ntabwo byemewe. Ariko ubundi umuntu ushaka kugira amagara mazima, ku bintu ngiye kubabwira ahangaha, kurya kabiri ku munsi. Iyo bavuga umunsi rero ni ryari? Ntabwo ari ukurya rimwe ku manywa ngo irindi nijoro. Iyo bavuga umunsi nibyo bita day, journée, amanywa. Ubwo rubango ubu ngubu turi ku manywa nanga turi nijoro? Ubu ngubu amasaha turi nijoro turi ku manywa. Ntabwo ari ukurya rimwe ku manywa ngo irindi nijoro, ahubwo ni ukurya kabiri ku igihe bavuga ngo ku munsi haracyari amanywa. Amafunguro umuntu agomba kuba yarangije. Ibi bintu ni inama, ntabwo ari amategeko, si n'amabwiriza. Ahubwo ushaka kubyubahiriza azagerageza arebe. Ntabwo nkunda kwiga ibyigisho nasomye, nkunda kwigisha ibyo nagerageje bikangirira akamaro. Kurya kabiri ku munsi biranditse mu Nama ku mirire no muri Rengera ubuzima ko
umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza yajya arya kabiri ku munsi, ibya mbere hagati ya saa 12 na saa 3, ibya nyuma hagati ya saa 10 na saa 12, hasigaye akaryama igifu cyarangije gukora. Ibyo bintu byongera uburame. Ababirengaho rero babaho, ariko cyane cyane ubuzima bugorana iyo abantu bageze mu masaziro. Nasanye ibintu bishishana mu gitabo cy'inama ku mirire ngo hari abantu bica amategeko y'ubuzima mu mirire, bagahaza ibifu byabo, nk'ibintu turi kuvuga bakabica amazi ntibabyiteho. None ngo ayo magambo kuri page 171 ngo ibyo bintu bagiye baremereza ibifu byabo igihe kirekire bikabatera indwara z'umuriro, indwara z'ibikatu, noneho bagapfa. Madama bataraka ngo iyo bapfuye ngo abapasoro mu kubashyingura babaha ijuru, ngo ijuru rigahakana ngo reka reka, bene nk'abo ntabwo bazinjira mu marembo y'Imana garete y'umurwa w'Imana. Twe tukavuga ngo azajya mu ijuru, ijuru ryagize rite ngo bandika ngo yari yahuye. Ibintu by'ubuzima mujye mubiha agaciro uko bishoboye. Hari n'abantu bamenyeye gusesengura akantu kose agashira hanarize. Inyandiko Bibiliya ntabwo yanariza, ahubwo iravuga, umuntu agaca bugufi agasaba Imana ngo yumvire. Sibyo ra? Hari uko anariza twahera mu itangirira, twabura ibyo dusesengurara, kandi nta nubwo byemeye ngo ubwenge bwa kimuntu busesengure iby'Imana ivuga. Inyungu rero zo kurya kabiri ku munsi, icyambere bahorana ibiro bihagaze neza. Bahorana ibiro bihagaze neza. Ntabwo ndimbika cyane, ndamera nk'uri gutondagura ibintu runaka. Ntabwo batakaza, ntabwo ibiro byongera ngo bigabanuke, byongera bigabanuke, bihora biri mu mwanya umwe. Icya kabiri, ntabwo barwara ngo bagire uburibwe bwinshi. Ikintu mucyumve neza, hari abantu barwara bagataka bagatera ambutiyaje mu rugo pe, ariko hari abantu barya kabiri ku munsi, ararwara agashobora kwihangana no gushinyiriza kandi yashize. Abantu rero barya akarenze kabiri bararwara bagataka bakaboroga bagatesha abantu umutwe, ugasanga ibintu birakomeye. Aba barashinyiriza bigakunda. Cya gatatu, umubiri iyo umuntu arya kabiri ku munsi, umubiri ushobora gukoresha ibyo kurya twariye neza bikatwubaka, ibyo bita metabolism. Umubiri ugira ubushobozi bwo gukoresha neza amafunguro twariye kugira ngo intungamubiri zikore neza. Ibyo birakunda umuntu ariye kabiri ku munsi. Kandi ababwiye ibintu byinshi byerekeranye n'imirire, ko niba ari ibintu biremerera umubiri ntabwo ari imirimo, ahubwo ni ibiryo. Iyo umuntu arya kabiri ku munsi, ibyo kurya biramuyoboka cyane cyane nimugoroba yagiye kuryama igifu cyarangije igogora. Inyandiko ziravuga ngo uko urushaho kuryama hashize amasaha menshi ariye, niko urushaho kugira ubuzima bwiza n'uburame. Icya kane, ntibarwara asima. Ntabwo barwara asima. Icya gatanu, bagira igogora ryiza, kandi ikimenyetso cyerekana ko igogora ryagenze neza ni uburyo umuntu ajya kuri toilette, ajya kuri wese. Amabwira ikintu abantu bakinisha, niba ufite ikibazo cyo kujya kuri wese ugakomeza ukicara ukabikinisha, urakinisha ikibazo gikomeye. Buno umuntu muzima agomba kujya ku toilette abyutse, amaze kurya na mbere yo kuryama. Byo kubyuka nijoro mu masaha 7 saa 8 ugiye kuri toyi, ibyo ntabwo ari byo. Ikindi bibiri mu gitabo cyitwa Santé par les Aliments avuga ko amara y'umuntu ugomba kuyamenyereza ku buryo mu gitondo igihe ubyutse ujya kuri wese, kandi bigakunda.
iyo rero umuntu igogora ryagenze neza, bwa mbere yituma neza, ikindi abyukana inzara. Nujya urabyuka mu gitondo haza ujye umenya ko uri mu kaga. Umuntu muzima igogora ryagenze neza abyuka ashonje. Nibyo ntabwo ari byo. Iyo ubyutse uhaze rero uri mu ngorane. Ugomba kubyuka ushonje kugira ngo ibya mu gitondo ugenze ute. Kandi reka mbabwire, umuntu wese urya mu gicuku akaryama bitaravamo, yabyuka afite inzara? Musubize, yabyuka afite inzara? Ariko iyo wariye kare ubyuka ufite inzara. Byerekana rero ko igogora ryagenze neza, ubyuka ushonje, kandi noneho umubiri ugashobora gusohora imyanda urimo. Icya gatandatu cyo ni ihame. Abantu barya kabiri ku munsi ntabwo bakunda kurakazwa n'ubusa. Kurakazwa n'ubusa ino ni indwara. Nuko nenda gusoza ivuna, twari kuziga ingorane ya kamere y'uburakari, ikintu cyitwa uburakari mu bakirisitu. Bavuga ko iyo umuntu arakaye iminsi 3, imyaka yo kubaho kwagabanuka amasaha 2. Burakari, kurakara ubusa. Kandi iyo umuntu adasinzira, igogora itagenze neza, akantu gato karaba ugahita ufatwa. Umuntu urya kabiri ku munsi ntabwo barakazwa n'ubusa. Ninde muntu wampa urugero rwo kurakazwa n'ubusa? Urugero ntabwo mwarubona. Umuntu akarakazwa n'akantu gatoya kandi ukabona ibintu byabaye birebire. Kurakazwa n'ubusa. Kurya kabiri ku munsi ntabwo bakunda kurakazwa n'ubusa. Ikindi, baribuka. Umuntu urya kabiri ku munsi aribuka. Inyungu zo kurya kabiri ku munsi, bakwigisha ibintu ubwonko bukabifata, kandi bakubwira ngo bisubiremo ukabyibuka. Dore niba ngindi ko babwira, benshi barabyibagiwe. Hari isengesho ryiza nasanze mu badive, matoro yose amaze kugera hose irahaba. Isengesho rivuga ngo amagambo tumaze kwiga ngo ntace mu gutwi, ngo ahubwo muvuge, ahubwo azatubere n'urwego nta toro ntararisangamo. Iryo sengesho ryanditse mu kihe gitabo? Hose amatoro y'abase hose ugiye guca mu gutwi ngo bihuke mu kundi, ngo ahubwo bishingimuze imitima yacu, bitubere impamba. Hose rirahari. Inkarya n'iryo mu Gatolika ngo ndakuramutsa Mariya, naryo abadive hose rirahari. Hari igihe abantu bijya ibyo bize bigaca mu gutwi bikagira gute. Gufata mu mutwe. Mu gitabo cy'inama komere ngo intandaro yo kwibagirwa no kudafata mu mutwe. Iki ni ikintu gikomeye. Icya 9 bagira imbaraga. Iki cyo ni ihame. Mu rya kabiri ku munsi agira imbaraga. Bagira imbaraga. Kuko mu bintu bigabanya imbaraga, ibiryo ni ibya mbere. Bagira imbaraga. Bagira imbaraga mu bintu byinshi. Akanyuma mu gifaransa barakise ngo économise dollarije. Damase économise dollarije. Ubwo bagira bate? Umuntu urya kabiri ku munsi amafaranga amenya kuyabungabunga no kuyakoresha neza, ntabwo basesagura. Izo nyungu ni nziza cyangwa nimbi? Nubwo nyine mutazabishobora, ariko no kwiyumvira cyo kora mwihanganya mwabishira mu bikorwa igihe bigushobokeye, ukajya urya kabiri ku munsi. Ikindi, hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda. Kambabwire ko Yesu nagaruka, abantu bose babonaga bidashoboka, Imana izabereka bari bafite ubuzima nk'ubwabo byagize gute. Nta muntu uzagira urwitwazo. Hari abari babayeho nk'ukuriho, bari batuye nk'ukuri, ariko bo bikagira gute, bigashoboka.
kamabwira utundi tuntu mugomba kuzirikana kugira ngo wirinde diabete. Ugomba kureka isukari yo mu ruganda. Kugira ngo ugire igifu cyiza, kugira ngo ugire igifu kizima, ugomba kurya ku masaha ahamye. Gusinzira bituma ubwenge bwawe buhora ku gihe, ukibuka, ukagira umwete na gahunda. Umuntu ushaka kugira umwijima muzima agomba guharanira guhora afite amahoro. Jya urya ibinyampeke bikurinda uburangare. Jya urya imbuto kugira ngo ushobore gushiniza. Jya urya imboga zikurinda umugongo, amaso, zikongerera amaraso, ingingo zawe zikore neza. Avoka irwanya stress, ironji rikarwanya umunaniro. Ubunyobwa butuma abantu bamenya indimi. Ingano zitera kwihangana mu bintu bigoye. Uburo utera kuryumaho no kwiyumanganya. Amasaka atera kumenya imibare. Ibivuzo bitera gushishoza. Ubwo sura cyaje ibivuzo hari kera. Ibigori bitera morali no guseka. Umuceri ugatera ubushakashatsi. Ibitotsi bye nabivuze bitera umunezero no gucya mu maso. Abantu badasinzira ntago baca mu maso, nta n'umunezero bagira. Amazi agabanya umushiha. Umushiha no umuki umuntu amazi agabanya umushiha. Amashaza ni inshuti y'umutima. Sezame itera gufata mu mutwe no kwibuka. Ibivuzo n'ubuki bitera gufata mu mutwe, gusinzira bigatanga ijambo mu bagabo. Umumero w'ingano ugatera igihagararo kizima. Inzuzi zikaba isoko nziza ya zenke, igatuma abagabo baba abagabo koko. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Kadusenge twiyirinde isomo. Mana yacu, tugushimiye ko dukunda kandi ukatwitaho, izina ryawe rihimbazwe. Waduhaye ibyo kurya kugira ngo bitubere umuti, kandi n'igihe twarwaye tukivurisha ibyo kurya. Tugushimiye ko waduteganirije. Warakoze Mana. Uduhe kujya twita ku buzima bwacu, kuko nibwo ibindi byose byubakirwaho. Yewe n'iby'umwuka bigira aho bifata, y'ubuzima ari buzima. Uduhe kubiha agaciro. Ijambo tugiye kwiga naryo riyobore mu izina rya Yesu. Muri umugoroba tugiye kwiga isomo rivuga ngo gukemura amakimbirane. Tugiye kwicisha kivuga gukemura amakimbirane. Turasoma Abakolosayi igice cya 3. Urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice ni cya 3. Nshobora guhera ku murongo wa 12. Abakolosayi igice cya 3 ndahera ku murongo wa 12. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Bavuze ibintu byinshi tugomba kwambara. Mwihanganirana. Ni umuntu umwe nangwa ni benshi. Kwihangana ngo nigewe na mwihanganirana kandi mubabarirana. Barenze umwe mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi.
Bibiliya yemera ko abantu bashobora kugira ibyo bapfa, ariko bari kuduha ari amagambo. Nk'uko umwami wacu yabababariye, abariko namwe mugenza gute? Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atware mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugira imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Gukemura amakimbirane. Amakimbirane ni iki? Ni igihe abantu babana bakagira ibintu batumvikanaho, kandi nta bantu babaho babana bashobora kumvikana muri byose. Nimujya mwumva abantu bari kuvuga ngo njyewe uyu muntu mbana nawe ntabwo tugira ibintu dupfa, aba ari indyarya zabigize umwuga. Abantu babana kugira ibyo tugonganaho biri muri kamere zacu. Hazagira abantu mujya muremera ngo nge nta kibazo njya ngira, uri ikizi, uri muri kamere y'abamarayika. N'abanyarwanda baravuze ngo ahari abantu ntihabura iki. Ni ngombwa ko abantu buntu tugira ibintu tugonganaho. Nayo biravuze ngo mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa, ni ibintu bishoboka, nta nubwo ari n'igitangaza. Ikindi kugongana n'umuntu ntabwo ari ishyano ryaguye. Ni igihe rero tutari kumvikana, dufite ibyo tutari guhuzaho, tutari kuvugaho rumwe, ibyo bita amakimbirane. Ngiye kubabwira inyungu 6 zituruka mu makimbirane. Inyungu ziri positive ku bantu bazima. Ariko icyambere, inyungu ya mbere, reka mbabanze mbabwira akantu runaka. Ibibazo byo mu muryango by'ababyeyi bacu, by'abashiki bacu n'abasaza bacu, by'abagabo bacu, by'abagore bacu, by'abana bacu, ugomba gushaka tiruwari. Ibibazo ukabishyira mu matsinda, kuko bashyira ibikoresho mu kabati na tiruwari yako. Ukagira akabati nangwa tiruwari ujya ukurura irimo ibyiza by'umuryango, ukajya ubirebamo buri munsi. Isomo Imana idufashe turyumve. Ibibazo by'ibigabo mu matsinda, kandi buri tsinda ry'ibibazo ubishyira ukwabyo. Ndi kuvuga akabati k'imbaho, ariko ntabwo ari ak'imbaho. Buri munsi ujya ureba ibyiza, ubirebe inshuro nyinshi. Inyungu ya mbere y'amakimbirane. Amakimbirane iyo wagonganye n'umuntu, inyungu ya mbere, nicyo kintu cya mbere gituma umuntu yimenya uko ateye ubwe. Niho umenya ko uri umugome, niho umenya ko uzi kwivumbura, niho umenya ko uzi kuvugira hejuru, niho umenya ko uzi no kurakara. Icyambere, iyo ugonganye n'umuntu w'inshuti yawe, urisobanukirwa uko utaruzi. Mu yandi magambo, hari igihe bibwira ngo uri umukirisitu, ngo uri umuntu w'Imana, ngo wateye agatambwe. Umuntu yagusagararira, wajya kumva ibintu ukoze, ntabwo warizi ko nawe wagira gute abikora. Ikindi, iyo urakaye ukavuga amagambo menshi, ukivumbura, ni itangazo rikubwira ngo uracyari umunyantege nke, ukeneye imbaraga. Iyo bakuneguye, bakakwambura, bakakwiba, bakakubeshyera, bakagutuka, ni itangazo rikubwira ngo ukeneye kwikoramo akazi muri wowe.
ukeneye kwikoramo n'amasuku menshi muri wowe. Ibyo ni ibintu ariko ndavuga abantu bazima, utari muzima we ntacyo yimumarira. Kugongana n'umuntu rero niyo ndorerwamo wirebera mukumeze nuko uteye, utaburya mu rugendo rw'agakiza ndacyafite akazi ngomba gukorerwa n'umwuka wera. Bifite akamaro nangwa ntako? Nuko mwarakaye. Bifite akamaro nangwa ntako? Bituma wimenya. Mwasomye amagambo avuga ngo Uwiteka akoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu. Abantu nyine nibo tugomba kubana nabo kugira ngo ibi turimo babishira hagaragara. Icya kabiri, amakimbirane nani yatuma n'uwo mubana nawo mumenya. Mubana mutaziranye, wenda muracuruzanya, muraririmbana nk'abaririmbyi, muyoborana itorero, natwe abapasoro tuza kubayobora turi abashyitsi. Iyo abantu bagonganye nibwo mumenya pasoro wabahaye, nibwo mumenya umukuru w'itoro musangiye, nibwo mumenya abaririmbyi mukorana umurimo. No mu rugo hari n'abana bataza ababyeyi, kuba umwana abwiye se nangwa nyina ngo unzi igice wanyibesheho. Amakimbirane atuma n'umuntu mubana umumenya ukamusobanukirwa, ntabwo uba umuzi. Cyane nkatwe abashakanye, hari igihe mukundana mugashyingiranwa utamuzi, ubundi bavuga ko urugo runyura mu byiciro bitanu. Habanza kujya bababara bakarenzaho, za sheri z'igihari, kababara karenzaho, urugo rukabanza rukaba nk'ikidendezi kidatemba. Haraho bigera rero bigasandara, wajya kumva ko umuntu avuga ati hoshe, ari bwo bwa mbere. Ibyo neza ukabona ibyare maze iminsi yipfundikiye bigize bite, biratombotse. Ati yewe we, urya wa munyagwa ni gutya ameze. Ntabwo nari uramumenya rero nawe akagenza ate. Ni byiza rero uramumenya ubara. Rero nawe taranditse ngo abashyingiranwa, amagambo ari mu nama z'igitorero avuga ngo umwaka wa mbere wo kubana kwanyu niwo mwaka umugabo n'umugore biganamo ingeso, kuko umwana yiga ibyigisho mu ishuri. Ntabwo ugomba gusibira. Umwaka wa mbere ugomba kurangira waramumenye, yarakumenye. Uwa kabiri ntabwo ari ukumwiga, ni uko ukuntu uzabana nawe zitahavuye. Ngo kandi ntuzibwire ko izo ngeso ubonye ziracika none n'ejo, ziri muri kamera. Uramumenye nawe akakumenya. Abaririmbyi hari igihe barokwirita abaririmbyi bakaza mu makorari yabo, bagashaka uburyo azagenda azaba muri korari bikabananira, kandi bo bagize bate bakamuhamagara ariko kugira ngo avemo. Byandi bavuze ngo umuntu amarika agati, uyu muririmbyi azaba muri korari gute. Nize guhura n'ikibazo cya korari y'abakecuru, umukecuru akajya kurimba muri korari, amajwi yose baramugerageza bora na rimwe. Ntabwo ngo nagende ngo ntaho ndagenda, nose ko ntajwi ntaho ndaje, nose ko ntajwi mfite. Hari igihe abantu bihamagarira sakabaka. Ariko amakimbirane bwa mbere atuma nimenya, kabiri gatuma n'uwo mbana nawe mumenya. Ni byiza rero mu mubano. Icya gatatu, makimbirane niyo atuma tuva mu miteto no mu bwana no mu mudabagiro. Ndatinda kubashakanye. Ubundi atuma umuhungu akura akaba umugabo, n'umukobwa agakura akaba umugore. Cyokora mwitonde. Hari abantu bubaka ingo bagasangana bakabyara abana bakanashyingira. Umugabo w'umusaza akaba akiri umuhungu, n'umukecuru akiri umukobwa, kandi bashaje, bafite imico nk'iy'abahungu n'iy'abakobwa.
bafite ibimenyetso biranga abagabo bashaje ariko bafite imico y'abahungu, n'abagore bashaje bakiri abakobwa kandi yuje ukuruje. Buriya gukura kuva mu buhungu nkaba umugabo ni urugendo rurerure. Hari abakomeza kuba abahungu rero, kamvugemo kamwe ndi kubona muri kundeba. Umuhungu uri iwabo kwa nyina, ibihe byinshi iyo agiye asaba uruhusa nangwa arabivuga. Abasore ndavuga ibihe byinshi, hari ubwo bavugiye bagiye. N'umugabo wese uva mu rugo akagenda atavuze yagiye afite imico y'abahungu. Umuhungu da babaza umugore ngo yahoza ariko n'ibindi. Hari imikiranga abantu bubatse bagifite indangagaciro z'abahungu n'abakobwa. Mukecuru w'umukobwa kagita imico y'abakobwa. Amakimbirane rero niyatuma nkura kava mu bwana. Imiteto navanye iwacu niyo umuhungu yavanye iwabo, amakimbirane arabikemura. Gutekereza ukuntu birakemuka, ukiga uko biragenda. Ingorane rero nizo zituma umuntu akura. Abanyarwanda baravuze ngo imbuto z'umugisha zisoromwa ibibazo, ingorane no kwizera gukomezwa n'ingorane. Amakimbirane natuma umuntu ava mu bwana agakura. Ibibazo bituma nako iyo umuntu ari umusaza n'umukecuru, ikintu ubahirwa ni iki? Ni ibibazo byinshi bahuye nabyo n'intambara barwanye bagasaza baranesheje. Niyo mpamvu bitwe nararibonye, kuko ibyo bibazo bagize bate babinyuzemo. Icyakane gisa n'icya kabiri gatoya, amakimbirane yatuma urugo rukomera. Urugo rutagira ibibazo ntabwo rukomera. Narababwiye ngo hari igihe umuhungu n'umukobwa bashyingiranwa bombi ari abatesi ariko ibibazo bitabayeho ntaho rwakomera. Benshi bagambira kwahukana, kugiye gusubira iwabo, gutandukana, ibintu bigakomera. Rero bazi ubwenge, ibyo bibazo bituma urugo rukomera, rugakomera. Urugo ruzi gukemura ibibazo, rwahuye n'ibibazo rurakomera. Cya gatanu, amakimbirane niyo agaragaza ko uwo mubana ari muzima, afite ubumuntu. Ibibazo bigiye birabaho ntagire icyo abikoraho, akarebera gusa. Umuntu ubana nawe nta muntu arimo. Ariko iyo ari bitagenze neza ukabona ntago bimushimishije, ari gushya, yari umuryango mwiza n'urugo ruzima. Umuntu muzima rero agira amarangamutima meza n'amabi. Ubana n'umuntu rero utagira ikintu yitaho ntago ari mutaraka. Cya gatandatu nacyo kirakomeye. Makimbirane akosora ibintu byinshi mu rugo kandi bucece. Hari ibintu byinshi akemura mu rugo mu buryo bwa bucece. Kambaho ingero ebyiri. Nshobora kujya ndataha bwije nijoro, uyu munsi ngataha nkerewe nta mpambizwa, n'ejo ngataha nkerewe, n'ejo bundi ngataha nkerewe. Namara nk'icyumweru natanga asanga umugore yarakaye. Baturasobanura iyi joro iyuburi. Nanjye nkihagarara nese uri kunkangana, ndajya ndataha kare ndi inkoko, kwe kuje urankanga. Ubwo tukabipfa. Ejo nkonya nkajya gutembera. Iyo bwije ndavandereka ntaye kare mama we. None ntabwo nagira gute. Niko bigino. Nta kintu gikosoretse. Umugabo nawe ashobora kuza agasanga umugore ntabwo yatetse, nta nubwo arahisha, akamuvurungana bakamusubiza. Ariko ngejeje baye saa 9 abwira abana ati mwabana mwe mwazana amazi tugateka. None asanze ntabe hari yagenza ati ari ibintu bigenda bikosoreka mu cyayenge kandi biturutse mu makimbirane. Kambabwire uburyo ingo buri wese ataha amenye urugo rukuntu rwubatse. Umuryango wanyu bashake babasore n'inkumi, buri wese aramenye ukuntu urugo rwe rwitwaye mu gukemura amakimbirane. Urugo rwa mbere ni abantu bagongana, bagashwana, bakagira ibyo bapfa.
umwe akavuga ukuri kwe n'undi akavuga ukuri kwe akabura n'umugondeka bikarangira gutyo. Nkavuga akarengane kanjye n'akababaro n'undi nakavuga akarengane ke n'akababaro ke bikarangira gutyo. Cyongereza babyita ngo ni fight to win, kurwanira kugira gute, buri wese agashaka gutsindira ukuri kwe bakabana baryo. Hari ingo zibayeho gutyo. Muryango wa kabiri, hari abahura n'ikibazo bakaba bagonganye, umwe agaca bugufi umugore akaba nyirandarwemeye cyangwa umugabo akaba ndarwema tumva reka nce bugufi nyoboke nakira amabwiriza nta kundi. Kandi mu Rwanda bavuga ko umugore ari ufite umugabo mwiza, ko n'umugabo ari ufite umugore, kubera ko abaye nyirandarwemeye nyine. Niko muzi nyine, iyo avuze ndamuzi ntajya yoroha, reka njye ndatuza nyoboke anyobore ngo nukuri twariyo rigize rite. Urwo n'urwa kabiri, umwe yavuga undi agatuza, amategeko n'amabwiriza bikagira gute, bigakurikizwa. Hari ingo zimeze gutyo. Urugo rwa gatatu ni urugo bahura n'ikibazo bakagongana, umwe muri bo akigerekaho ibyaha n'ibya mugenzi we byose akabisabira imbabazi nka Yesu wishyizeho ibyaha by'abari mwiza. Ayo yakoze amakosa ye n'aya mugenzi we yose akagenza ate, akayasabira imbabazi. Kandi ibi byose ngo bitera indwara z'umubiri mu masaziro. Ikosa rye n'iry'undi yose akayishyiraho akayasabira imbabazi ngo amahoro agenza ate. Ayo si ni amahoro? Urwo ni urugo rwa gatatu. Urugo rwa kane bakemura amakimbirane. Urugo rwa kane ni abagongana bakaba bashwanye, umwe yavuga ngo tubivugeho ati ibyo bizanye bye byarangiye, niba usigaranye n'akazi kawe. Ukwepa akaba adashaka ibibazo byawe yabagira bate. Yeze kuganira n'umugabo umwe arambwira atari igihe dushwana nimugoroba twarara twarakaye, mu gitondo nkabyuka ndajya ku kazi, umufasha akajya ku kazi, nimugoroba ngataha ngasanga yageze mu rugo. Sheri wiriwe? Niriwe. Bimeze bite se? Ntaribi. Ubuzima bugakomeza. Ndabaza ibyo bya nimugoroba byagiye, biba byagiye he? Munsi biba byagiye. Nababwiye ko ingo urugo rwose rwubatswe nk'uru rusengero. Rusengero rufite fondasiyo, rufite igikuta, rukagira n'igisenge. Rushobora kugira ikibazo muri fondasiyo. Urugo birasobanura ngo hari igihe umuryango ushobora kugira ikibazo mu musingi, birasobanura ngo ubundi mujya kubana ni iki cyabahuje, uwo ni umusingi. Kabiri, bashobora gusanga inyubako ifite ikibazo mu gikuta. Bigenda bite rero? Hari abantu bubaka nabo bakisha, abafundi bubaka baramutse uyu munsi biriye bubaka, ejo baza bagasanga igikuta cyahengamye, bazamura handi matafari. Bigenda bite? Mwumve neza, bagasanga kirahengamye, hajya bakomeza inyubako, barasenya ahubwo bakagira bate. Cyo kandi n'ababeshe ngo bazagororera hehera ngo muri mu gishahuro ngo no mu masima. Inzu urugo bisobanura ngo iki? Ni ukubana n'uwo mubana mu nzu, ukabona hari ikibazo kitameze neza, gikuta kirahengamye, ugakomeza inyubako. Ingo nyinshi niko zibayo. Wabonye ku gikuta kirimo iki? Kirimo umututu, kirahengamye, wabibonye ko hagati yawe na mugenzi wawe harimo ikibazo, ugashyira ahandi matafari. Amaherezo bizagenda bite? Bizagenda bite? Abenshi niko babana, bakarinda banasa. Wabonye neza ko igikuta cyahengamye, wabireba, wabanza ugasenya icyo gihengamye, ukazamura inyubako neza. Abenshi rero bakomeza inyubako. Igisenge ni iki rero? Bari kuvuga muri iyi minsi kuri radio ngo abantu bafite ibisenge bidakomeye babizirike ngo hazaza iki? Uzagurukana ibisenge bigizagize bidakomeye. Siko bari kuvuga.
inyubako ifite igisenge kitaziritse ni iyi. Iyo umugabo n'umugore babana batiringirana, igisenge ntabwo kiziritse, imiyaga y'amagambo izagenza ite? Izagitwara. Amafaranga akorera ukaba utizera neza, umuntu batelefona nabavugana ukaba, iyo abantu babana batiringiranye, igisenge ntabwo kiziritse, imiyaga izaturuka hose izagitwara. Urugo rwa kane rero ukemura ibibazo, ni abantu bagongana, ibibazo bapfuye ntibabiganire, bakabihunga. Ngubwo utangiye kuvuga ngo reka mbe nigende ngo ndagaruka wacururutse, kandi ngo akagaruka yagenza ate? Yacururutse, ubuzima bwakomeza. Urugo rwa gatanu nari rwiza, ni urugo biyubatsemo ikintu cyo kumenya kwicara bagakemura ibibazo kandi bigakira. Imana ifite imbaraga. Niba uzi gukemura ibibazo by'umuntu mubana bigakemuka, mwijuru baravivura kuri urwo rugo ruzabona ubugingo buhoraho. Mu gitabo cyitwa Vive Communique kuri page ya 86 haranditse ngo iyo ibibabaje bivuzwe uko bikwiriye nibwo ubwuzu no kumvikana bigaruka mu bantu babana. Ibintu byitwa kubana murenzaho ni bibi cyane. Abanyarwanda barabesha ngo niko zubakwa, ariko gipagani. Abantu bagomba kubaka mu mwuka wo kuganira bagakemura ikibazo kigakira, kubera ko Imana iri kumwe nabo. Kambwira intambwe rero zo gukemura ibibazo uko zikurikirana. Intambwe zo gukemura ibibazo uko zikurikirana. Iya mbere, irinde kubivuga mukirakaye. Ni iya mbere. Ujye wirinda kuzana ikibazo urakibwira kirakaye. Iya kabiri, irinde kuzana ikibazo munaniwe. Ku muntu unaniwe nta kintu yakumarira. Intambwe ya gatatu, irinde kubivugira ahantu hari ibintu byabarogoya. Abana, televiziyo, telefone n'ibindi. Ko niba ari ibintu bibaho, nuko abantu bari kuganira ibibazo bifite inyungu z'urugo, telefone ukajya kuyitaba. Burari icyo umubwiye ngo uyu mpamagaye amfite inyungu gusumbya wowe. Niba hari ibintu byo kubahwa, niba muri kuganira ku kibazo mwagonganyeho kandi ushaka ko gikira, ibintu by'amatelefone ubisize ku ruhande kuko izo nyungu ziraremereye. Icakane, uzirinde kuzamura ibibazo byose icyarimwe, ngumva ngo nirutse n'ibindi. Hari abantu bagira impano yo kwibuka, cyane abantu b'igitsina gore baribuka, ntabwo bajya bibagirwa. Nabati ndibuka wabimbwiye tugeze ku gisimenti n'imvura yari yaguye tuvuye mu bukwe, wambwiye gutya. Bajya bibuka cyane. Ntabwo ari byiza rero ngo niba ari ikibazo kibaye uzane n'ibindi. Byo ni ikosa. Zana icyo cyonyine yo kuzana ibintu byinshi cyarimo. Cya gatanu, irinde kuzura kaboze. Ni ibintu mwabuze kera, mwaganiriye, mwapfuye, mukamera nk'ababikijije, haba haje ikindi nabyo akagenza ate? Ni bibi cyane. Icyakanga ngeze ku cyakanga, irinde kumubwira amagambo amukangisha ngo nzaguta, nzigendera, nziyahura n'ibindi. Abantu babwira n'amagambo y'iterabwoba no kumubikamo ibintu, nzagusigana abana nigendere n'ibindi. Karindwi, uzirinde gukemura ibibazo ngo ubivugire mu matiku, ngo narumvise
ngo bahora bambwira uri kuvugira he mu matiko byo ntacyo bya ibindi kubabwira ibintu bituma abantu bashaka kwikiranura bikanga kandi bitewe no kubura utuntu dutoye irinde kuvugira mu matiko ngo bajya bavuga ngo barabivuga ngo barambwiye ngo mfite amakuru uyafite heza 8 irinde kuvuga nk'umuntu wagowe warenganye warushye niba hari ibintu bituma ibibazo bidakira ni ukuvuga nk'umuntu w'indushyi warenganye magorwa iyo mvugo ntago ikiza ibibazo 9 irinde kuvugira mu gushinja ngo buri gihe wowe ni kuhora ngo nta na rimwe ngo wowe iteka uyu magambo ntabwo akiza kwari igihe umuntu agukamura akagukanja nk'igisheke amazi yamara amagaciro ububi bwawe bwose akawuvuga n'ubushitani bwose ugasigara uri igiporoporo kiraho ngaho iyo bakimura amakimbirane 10 wirinda gukoresha wowe ugakoresha jewe ngenga ya mbere ni mu buke ni mu bwinshi jewe ni mu bwinshi ni mu buke noneho kambabwire ibintu byiza cyane maze ibintu nitubishira mu bikorwa hari bizahinduka iwacu mbere yuko twiyunga cyambere mbere yuko twiyunga izi ntambwe nziteye ukazitera abantu benshi tugongana ubwiyunge bwakunda ya mbere kubanza kubonana na Yesu ngo abanza gucishe bugufi agucogoze worohe ukamusaba kumenya uruhare rwawe ukarwiyumvisha maze Yesu akarukwereka mbere yuko usanga umuntu banza ubonane nande agucishe bugufi aguconge yoroshe kamere yawe mbere yuko usanga umuntu madama atarabangwa n'igihe abana bacu bakosheje ngo mbere yuko umusanga banduze imbere y'Imana usenge tamusanga uri muri kamere gahora n'indi kamere byakwera umwuka kamere yiwe n'indi kamere bibyara umwuka wera tuko mutari kunzi bibyara umwuka wera intambwe ya mbere rero yuko umusanga banza usange Yesu abanza gucishe bugufi abanze yoroshe kamere yanjye ayiconge yorohe anyereke uruhare rwanjye muri ibyo bibazo kandi nanjye ngwemere intambwe ya kabiri fata intambwe ya mbere mu kujya kwiyunga na mugenzi wawe kuko iyo utekereje ko azaza kwiyunga nawe nabatekereza ko ari uzajya kwiyunga nawe mwese umugaheriyo siko bigendara azaze nawe ati uzagenza ute uzaze sanga mugenzi wawe ugiye kumwemerera uruhare rwawe intambwe ya mbere bari wowe yitera we kumutekereza ngo ko atari kuza bari wewe ujyayo yambaraga ya Yesu abanje gusaba iratuma ari wowe umusanga kandi nturamusanga ugiye kurega uramusanga ugiye kwemera uruhare rwawe cya gatatu kirakomeye nanditse ngo ni byiza guhangana n'ikibazo aho guhangana na mugenzi wawe kwari igihe umuntu aba ku kibazo agatarukira kuri nde sikumutari kunsubiza mwarakaye wihangana na mugenzi wawe aho guhangana n'iki iyo uvuye ku kibazo ukamubwira ngo wowe iteka ntujya wumva uri guhangana n'ikibazo nange uri guhangana nawe aka kantu karimo ubwenge we guhangana na mugenzi wawe aho muhangana n'iki n'ikibazo wiva ku kibazo ngo utarukireho ngo usanzwe buri gihe wowe iya kane jya ushyira imbere ubwiyunge kuruta urubanza bisobanura ngo kwiyunga biharanire
kuruta gutsinda mu rubanza. Bivuze ko nubwo ikibazo cyagumaho ariko uzajye wanga kurekura mwene so, nubwo kitakemuka ariko mwene so ntugenze ute, ntumurekure. Kwiyunga, uzirinduba. Hari igihe njya kunga abantu ubu nkabaza ngo ni urubanza cyangwa ni ubwiyunge. Urubanza n'ubwiyunge biratandukanye. Iyo umuntu ashaka ari mu bwiyunge ntabwo aharanira kuvuga ingingo, aharanira kwerekana icyababaje mugenzi we kugira ngo yoroshye. Ariko iyo ari urubanza utanga ingingo zawe n'iz'undi, kandi abantu batsindaguranye ntabwo bakundana, ntabwo bishoboka. Ubwiyunge n'urubanza biratandukanye. Haranira rero nubwo ikibazo kitavaho burundu ariko mugenzi wawe kumutakaza. Icitonderwa rero mu rugo hari ibintu 8 tugomba kuzirikana. Izi telefone za touch zibamo ikintu cyitwa zoom. Mu rugo hagomba kubaho zoom. Uzajye urafata ibintu 2 cyangwa 3 nubwo byaba ari bitoya byo mu bana, ubizuminge bibe binini, ubimushimire. Iyo zoom igomba kuba mu rugo rero. Ujye uzuminga utuntu dutoya wo mu bana akora ari twe duhinduka tunini. Ni muri kubyumva? Ntabwo muri kubyumva? Zoom ntimuzi cyari cyo, suko bizuminga bikaba binini. Utwo dutoya afite nubwo yaba ari umwana nangwa umukozi wo mu rugo, gira utuntu dutoya uzuminga tube tunini utumushimire. Hari ibyo bita download, kudownloadinga. Ntimuri kubyumva? Muri Yohana 17 iri somo rireba ababyeyi. Yesu aravuze ngo nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Ababyeyi bagomba kwiyeza ku bw'abana babo. Kubera iki? Imico, imibereho, imibanire abana babonye mu babyeyi babo niyo badownloadinga muri bo. Mu yandi magambo, uko babonye papa na mama babanye, download niyo badownloadinga muri bo. Ababyeyi rero tugomba kwiyeza ku bw'abana bacu ngo bazabone icyo badownloadinga kijye muri bo. Hari igihe uhura n'umuntu atese nimero zanjye nanga bya bintu bakohereje barabifite ati ntabyo byagenze bite, ngo telefone yanjye muri iminsi barayiforomase. Mu rugo naho tugomba guforomata. Yo mpamvu mu gushaka ujye ufata igihe uforomate ibibi byose n'amakosa yose yabaye mu rugo, uyaforomate. Ugenze ute? Uyakuremo ye kongera kugaruka. Icyakane hari ibyo bita delete, kudeletinga no kugira gute, gusiba. Mu muryango hagomba kubamo ikaramu ya kereyo ni goma. Ubundi bavuga ko abantu bashingiranwe abari nk'urupapuro rw'umweru riviyeri, umutima w'umwe aba ari urupapuro rwera dede. Uko ugenda umukomeretsa ugenda ushyiramo ibizinga. Bundi mwashakanye ari ruzima rwera dede, ugenda ushyiramo ibizinga. Mu byo abantu bagomba kwitwaza bashingiranwa, ugomba kujyana gome y'amafuti ukayandikisha ikaramu y'igiti. Gome ntibihanagura, ukajya uhanagura ibyo bitakunejeje. Iyo gome igomba kuba iri mu rugo yo guhanaguza ibyo wanditse. Ariko cyitonderwa, ahandi ikaramu y'igiti yanditse ukabitsibya, nubwo bitsiba aho byari biri hagira gate, havaho burundu ngo ubone ibimenyetso ko bari handitse. Nubwo yakubabariye ariko byerekana ko byari bigize gute. Ikindi nakivuze hano mu minsi yashize, hari ibyo bita climate change, imihindagurikire y'ikirere. Umuntu wese agomba kujya amenya ukuntu ikirere kimeze akagipima. Niba uyu munsi harava izuba nangwa imvura iragwa akagenza ate? Kuko n'igihe abantu bwira izuba riva mu gitondo akaramuka umuvumbi, ibyo nabyo umuntu agomba kubimenya. Cya gatandatu, muzinde
ko mu rugo rwanyu haba laboratoire. Hari abantu b'abalaborante, harya bari abantu bajya muri laboratoire bajyana ibizamini bagiye gushaka iki, bagiye gushaka mwiki sindwarara. Uzirinde kumulaborante ukora muri laboratoire ngo ibintu byose byo mu rugo ushake mu burwayi. Abo laborante mu rugo ntago tubakeneye. Hari abantu bafite umurimo wo gukora labo mu rugo, akantu kose agashaka mwiki. Uzirinde kumulaborante mu rugo rwawe. Cya karindwi, hari icyo bita feruje. Ugiste feruje mariki, habamo amabara ngahe? habamo icyatsi, hakabamo mu rugo naho habamo feruje. Iyo ari icyatsi bari kuvuga ngo duhagarare nanga dukomeze. Umuhondo, umutuku, nubwo waba wihuta gute, iyo ari mu mutuku urahagarara, keka bya binyabiziga ntakomirwa, sibyo ra? Mwabantu mu rugo rwanyu ujye ubanza urebe ko itara ririmo ari iry'icyatsi, nangwa ari umuhondo cyangwa ari iki, ari umutuku, ubyiteho. Cya munani, hari ibyo bita dodane. Dodane ni iki furuduwa? Dodane ni iki mu muhanda? Iyo umuntu ageze kuri dodane bigenda bite? Waba wiruka, waba ufite ibibazo bikomeye, dodane bigenda bite? Mu rugo hari ibintu bigusaba kugabanya iki? Niba hari ibintu dukeneye gusaba Yesu, ni kutwigisha uko twakemura amakimbirane. Nta nibwo butwari. Nuba ahantu hari ibibazo biryamye bitakemutse, uje umenya yuko watsinzwe. Saba Imana imbaraga kugira ngo ikwigishe gukemura ibibazo, kandi nicyo Yesu atumariye. Umwanditsi umwe yaranditse ngo utubazo duto tuba mu miryango yacu, duto tudakemura, ngo tuba tumeze nk'ibitonyanga bizarema ikiyaga, bombi bazarohamamo. Utwo dutoya turi kugenda ntidukemuke, tumeze nk'ibitonyanga, amaherezo bizabyara ikiyaga, umuryango uzarohamamo. Undi mwanditsi arandika ngo amagambo y'ubukana n'intonganya n'uburakari no gucyurirana abantu babwirana mu muryango, abameze ngo buri munsi baba barimo bacukura imva zashyingura mu rugo rwabo, babikoresha amagambo babwirana. Urimo iyo umubwiye ijambo uracukura, ucukuye icyobo santimetero. Dukeneye gushaka agakiza, kandi Imana ikatwigisha uburyo twakwiyunga igihe twagonganye. Kandi iyo umuntu azi gukemura ibibazo aba ari intwari. Ari ikibazo byakubanye umurenge. Ikindi namaze kubona ni uko aka kaboko kanjye ndamutse ngize impanuka ngakomereka akaza igisebe kinini, ntakivuje byagenda bite? Nkakihorera byagenda bite? Hazamo amaherezo kagenzi ite? N'igikomere cyo mu mutima kitavuwe kijemo kanseri. Ni ukuvuga ngo hari igihe ikibazo gitangira ari gito, batagikemura kikazafata umubiri wose nka kanseri. Mujye mwihangana, akabazo kose kavutse katari keza, usaba Imana imbaraga, umwuka w'Imana agufashe mugakemure katarakwira umubiri wose. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto cumi cya gatanu murongo wa 20. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Iyo ni intambwe ya mbere.
kuko utigeze ndi gusoma neza kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamwendeye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'iki ku Imana. Hari isomo ntabonye ririmo barimo rivuga ngo kuko muri Kristo ari Imana yiyungiye n'abari mu isi. Ibanga rero nta rindi, mbere yuko niyunga n'umuntu ngomba kubanza kwiyungira nawe muri Kristo. Izo mbaraga nkomora muri Kristo zikampashisha kwiyunga n'umuntu. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu.